Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Mwiriwe neza bene data, ndagira ngo dufatikanye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana binyuze muri porogaramu ya SAVEUR DIVINE nk'uko muyimenyereye. Uyu munsi ngewe tugiye kubana muri uyu mwanya, nitwa Eric NZAMWITA, ni umupasiteri mbazwa mu gihugu cy'Ububiligi. Ndagira ngo dusome neza ijambo ry'Imana rijyanye n'umutwe cyangwa se n'intego dufite muri iki cyumweru ivuga hejuru yo kuba wera. Reka twifashishe amagambo y'Imana dusoma hano mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19 umurongo wa mbere, aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mube abera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Munyemerere nongereho andi magambo ari mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 12, nanone turasoma umurongo wa 14. Hagira hati, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Nubwo tudasomye amagambo menshi, ariko igikubiye muri make dusomye gikuru kirimo ni ikintu bita kwera. Ikwera navuga nti ni igikorwa dusabwa, nicyo gikungahayemo, kandi abagisabwa nabo bavuzwe ni twebwe. Nubwo iyi mvugo yakoreshejwe hano na Bibiliya isa nkaho ari imvugo y'ikinyabupfura isaba, ariko mu yandi magambo harimo nk'ikintu kimeze nk'itegeko. Kubo duhuje umuco n'ururimi, muribuka ko bavuga ngo icyifuzo cy'umuntu mukuru aba ari nk'itegeko. Nubwo rero bivuzwe ari nk'icyifuzo, ariko mu yandi magambo mu buryo buziguye ni itegeko. Turasabwa kwera, tukera bitari muri couleur, muri colors, ahubwo aha hantu dusabwa kwera ni mu ngeso zacu. Kandi ubidusaba ntago adusaba ikintu azi ko kidashoboka. Aravuga ati, impamvu mbasaba kwera ni condition, navuga iri silikonone, ni condition utanyura ku ruhande. Kubera iki? Ubidusaba yavuze ngo mubabera, ngo kubera kuko ndi uwera. Komeje gusoma hepfo amagambo akomeza, aravuga ngo niyo mujya no mu bindi bitabo harabivuga, naho bisaba ko uba wera. Ni ukuvuga ngo ni bimwe mu bisabwa. Nabaha nk'urugero rutoya. Iyo ugiye gutegura urugendo, kandi bene data, impamvu duterana, impamvu aya magambo avugwa, impamvu izi nyigisho zibaho, ni iyi mission, ni iyo objectif, niyo kugira ngo dutunganye, dushake ibyo dusabwa, kugira ngo iyo tuzajya bazasange twujuje condition z'ibyo dusabwa. Imwe ro muri condition navuga iri principale tuzasabwa tukigera aho tujya, tugitandukana n'uyu mubiri, ni ukuzaba wera. Mujya mubona iyo umuntu yarangije urugero ngo nimuduhe ku buhamya bwiwe bwa nyuma, ni iki kintu babasha twese yagiye yiyejeje, yagiye yitunganije. Ntabwo ari kutubwira ngo nimuse nk'abazungu, nimwihindure, oya, ni ukuvuga ngo ni mube abera mu ngeso zanyu zose. Kandi ubitugana bavuga ati, nanjye ubibabwira ndi uwera. Niyo mpamvu yababwiye hariya twasomye mu Baheburayo bavuga ngo mugire umwete. Iyo umuntu avuga ngo mugire umwete, ni ngo gira imbaraga, shyiramo ubushake bwinshi, ongera, kora uko ushoboye kose
ube icyo ugomba kuba cyo. Aha rero ngo kuko utejejwe, urumva ni na condition, ni nko kukubwira ngo niba udafite tike ikugeza muri iki gihugu, ikugeza muri iyi ndege, ntabwo uri bwurire indege. Mujya mubona iyo tugiye kujya ku wundi mugabane cyangwa mu kindi gihugu, barakubwira ati ugomba kuba ufite visa, ugomba kuba wari ufite tike, ugomba kuba ufite lettre d'invitation, ugomba kuba ufite ABCD. Ni ukuvuga ngo hari ibisabwa kugira ngo ube wemerewe kuvoyaja. Kandi ndagira mbabwire ko bene data turi abagenzi, kuko umwanditsi yaravuze ngo turi abashyitsi n'abimukira hano muri iyi si. Iwacu iyo tujya ni muri cya gihugu, kandi icyo gihugu uzatwakira na nyiracyo ari kubabwira ngo kugira ngo tubane nuko muzaba murabera, kuko ngo utejejwe utazaba yera ntabwo azemererwa kwinjira muri iki gihugu. Abantu benshi twabikura ahantu henshi dufite umwanya, ariko icyo dusabwa ni ukuba turi abera. Ni ukubabwira iki rero? Ni mureke tugerageze uko dushoboye kose tubabera mu ngeso zacu, aho dutuye, aho dukorera, aho dusengera, aho twiga, aho ducururiza, aho dutuye, mu bo tubana, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu migirire no mu migenzereze, tube abera. Bitari amagambo gusa, nubwo twabivuga nk'uko turi kubivuga mu magambo, ariko ndabinginga kugira ngo noneho no mu bikorwa umuntu uturebye inyuma atanatuzi avuga ati uyu muntu ntabwo asa natwe. Reka mbabwire, hari umuvugabutumwa umwe wagiye gutegura igiterane, ni amakuru mfitiye gihamya ahantu mu gihugu cy'Ubushinwa, noneho ngo akajya akoresha ibiterane byinshi, akabikoreshereza ahantu mu kibuga. Umucuruzi wacururizaga aho ngaho abonye kuntu yatagangaye n'ingoma n'imizindo n'ibyo byose, aramuhamagara. Igiterane kirangira aramubwira ati pastor, ati reka nkubwire wivunika. Abantu benshi banyuze ahangaha bakoresha ibiterane bavunika imvune ziruta n'izo wavunitse. Hano mu Bushinwa dufite ubushobozi, bwaza n'abantu dufite ubushobozi bwa kubaka insengero. Ntidukeneye ayo magambo menshi. Niko ko yamubwiye ati ikintu hano mu Bushinwa dukeneye ni kimwe gusa, dukeneye umuntu utavuga nk'uko tuvuga. Ntabwo yamubwiraga ururimi rw'Igishinwa, yamubwiraga udavuga amagambo mabi nk'ayo bavuga. Dukeneye umuntu udakora nk'ibyo dukora, kuko bari abacuruzi banyonga iminzani. Dukeneye umuntu waza udakora nk'ibyo dukora, utavuga nk'ibyo tuvuga, utafite ingeso nk'izacu. Twamubona yarahindutse ingeso gusa, twasa nawe, Ubushinwa twabuhindura. Birakwiye muri iyi nyigisho dufite ko duhinduka abera mu ngeso zacu, utubonye akifuza gusa natwe mu ngeso. Kandi koko nubwo tubona bigoye, ariko tubigerageze. Umuririmbyi wa 376 ngo ngerageze uko nshoboye kose kwibuza inama mibi bya ngo ariko nahindukira nkabyibonamo. Nubwo wahindukira ukabyibonamo, ariko udushoboza arahari, yashyizeho gahunda yo kugira ngo nubyibonamo upfa kuba ufite umugambi wo kutagambirira gukora icyaha. Bene data yaravuze ngo mpisemo guhora nkizwa, ngo nkibera mu gakiza kankishingirwa mu gakiza kawe. Ndagira ngo mbabwire ngo gukizwa no kwera ni process, ni urugendo, ni ugukizwa umunsi ku wundi kugeza ubwo yampanda izavuga ugifite umugambi wo kwera. Ikintu nababwira muri aya makuru turimo tuganira yo kwera, Imana ikurire nanjye izandinde kugambirira gukora icyaha. Ariko mu gihe wagira sida ukakibamo, navuze ngo uru rugendo turimo muri iyi si ni nk'umuntu wagufata akakwambika ikanzu y'umweru, akagutegeka kugenda ahantu hari isayo y'ibyondo, kandi ukavana mu iyo kanzu itanduye. Ariko aravuga ngo mu gihe wagira sida, ikanzu yawe yo kwera, yo gukiranuka, wahura na tashe n'icyayanduza, hari inzira zateguwe zo kugira ngo wongere bitunge. Hari isabune imesa ikanzu yawe, hari isabune itunganya abanduye. Iyo sabune nta yindi ni ya nkwano umwami Yesu Kristo yadukoye, ni amaraso yiwe ayarakweza, akagutunganya, akakuboneza, akakugeza ku rugero rukwiriye kugira ngo azatwishyire tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Reka mbabwire bene data, nimureke dukora uko dushoboye kose ibikorwa byacu, ingeso zacu duse nabera kuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Nangiza reka mbabwire amakuru makeya. Ahantu nabaye nabonye abadamu babiri bacuruzaga ivoka, amavoka ayaturya. Noneho umwe akoresha amagambo menshi ya motivation, babyita marketing mu rurimi rw'Icyongereza. Ngo nimungurira avoka ziraryoshye, nta mizirimo, yewe ziraryoshye, zifite amavuta, ni nziza. Abantu bakamureba bakamutega amatwi batisha iyo nisi yasaba kwitambukira. Undi abibonye
agira ubwenge, agira gute, aragenda afata ya ivoka ze imwe ayisaturamo igipande, akerekeza aho abakiriya banyura, afata ikindi akajya aryaho gato gatoya. Abakiriya batambuka bakamubaza ati iyo voka uri kuryaho twayibona? Ati singizi iriyaho ziri ku gatebo, singizi aho ziri ku gatete. Bati duheho 5, duheho 10. Barazigura zose zirashira. Baziguze kubera iki? Kubera ko babonye izisa nizo bashaka. Ndagira ngo mbabwire ngo dukwiye, igihe kirageze ko tuvuga ubutumwa mu magambo no mu bikorwa, ingeso zacu zikamurikira abandi, abazibonye zikabatera guhinduka. Imana ibidufashemo, idufashe, itwejeshe amaraso ye kugira ngo tube abera kuko nayo ari iyera. Mwami Imana turagushimiye, uzadushoboze kwera nkuko ijambo ryawe ryatubwiye, mu gato no ku kanini, kubw'izina ryawe ryera Kristo urakoze. Amen.